cyangwa se imyaka yo kubakwa ingo iyi tugezeho tujya duhura n'ikibazo cy'imirere mibi twahuye nayo. Nta muranga mbese ukibaho muri iyi minsi. Umuranga ni WhatsApp, Facebook, Instagram. Ntabwo isura ariyo yubaka urugo, icyubaka urugo ni umutima. Abantu bandaritse urukundo rusigaye rumeze umugabo ahura n'umwana ashobora kubabyaye bagakundana akamwita sheri, mu by'ukuri angana n'imfura ye. Isi yarononekaye. Urukundo muri iyi minsi abantu ukuntu bari kurufata, mfashe mugenzi wanjye, ni nk'uwajya kurangura toni y'ibisheke, barangiza ugacamo utugingo, warangiza ukajya nko muri Nyabugogo, muri gare ya Nyabugogo, noneho ugahita uhereza buri muntu akagingo, warangiza ukagenda bagahita bakubaza ngo mbese uwo ukunda cyane muri aba ni wowe. Icyo ko mwitayeho, icyo ngamije nta kindi ni ukumwambura ubusugi bwe cyangwa ubwe. Papa nawe mama, menya yuko uyu mwana mwabyaye arabacumbikiye. Ubu habonetseho kuvuga ngo umwe najya iwabo n'undi ajya iwabo. Umwana niwe wasigara mu nzu murimo, kuko niho iwabo. Umwana yasigara iwabo, umwe akajya ukwe n'undi akajya iwabo. Ubwo papa akajya kwa mama we no kwa se, n'umugabo akajya kwa mama we no kwa se, ubwo utamufite akisura. Ubwo umwana yahita asigara, umwana yahita atsinda akaba. Inama wabagira noneho ni kugira ngo babashe kubana n'abana babo. Ikintu kiriho nibahurize ku mugambi umwe batangiranye. Icya kabiri nibatungwe na mbabarira. Mbabarira no gushimira. Reka tubibaze David, hari ukuntu umuntu mwese abadukurikiye, yaragarutse Muhoza Divine, tujye gutangira. Murabizi ko ibyacu dutangira dusenga. Turagushimye Mana, ukomeje kubana natwe mu bihe byinshi bitandukanye, waraturinze, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turabizi neza ko turi ku mugambi wawe, ni wowe ujya wubaka ingo kandi ni wowe ujya ukora cyane kuruta uko twe tubitekereza. Ujya ureba kure ukarebana hafi. Turakwinginze ngo izi ngo ziri gusenyuka zifite ibibazo byinshi bitandukanye, ufite ibisubizo byinshi bitandukanye, wabasha gusubiza imitima yabo bakabasha kongera guhembuka, bagakomera, ndetse bakavuga kugira neza kwawe. Tukweretse ahantu henshi hasenyutse kugira ngo ugende ukore umuganda, kuko wowe iyo wakoze umuganda abantu bose babona amahoro. Genda winjire mu mitima y'abantu bafite ikibazo nk'icyo turi gutekereza kuba turi kuvugaho. Mana, uhire imitima yabo kandi wongere kubaka ingo, kuko ari wo mwubatsi muzima. Waravuze ngo umwana w'umuntu arinze utarinze yaba aruhira ubusa. Niyo mpamvu tugushimiye kugiye kubana n'ingo zifite ibibazo bitandukanye, uhereye none kugeza igihe uzagarukira. Tugushimiye kuri byose kubakwiringiye. Amen. Amen. Ni Divine ugarutse. Aba basore bari imbere n'ubundi twari twakoranye ikiganiro cyacu kiravuga ngo ni iki gituma ingo z'ikigiye zisenyuka. Ese ni iyihe mpamvu ibitera ko abantu bakora ubukwe bakundanye babyara kabiri cyangwa se rimwe, cyangwa se Imana itaba iratanga igisubizo ugasanga imiryango yasenyutse? Ni iki gituma ingo zisenyuka? Nawe udukurikiye turakwiyegereje, igitekerezo cyawe turagikeneye. Wandika hasi comment, hanyuma tukagukurikirana. Ikiganiro cyacu ni kigaruka. Twubushize twari twaganiriye n'aba basore tuvuga, umwe avuga ati abadamu ntago bagandukira abagabo babo, undi nakatubwira ko abagabo bategetswe gukunda abagore babo. Sinzi niba imyumvire mwarahinduye mukaba mugarutse muje kutubwira andi makuru. Turabashimiye rero. Reka hirya twakire ufite mikrofone atwibwire, n'ubundi turamwakira. Imana imuhe umugisha. Amazina yanjye ni Nshimiyimana David. Yego. Ndi umugabo wubatse,
mfite umugore umwe n'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Murakoze. Amen. Imana iba yarabazengereje abazimu ikagukubita abana babiri. Imana ishimwe, turashimiye. N'abandi batarabona urubyaro turabihanganishije. Imana iracyafite umugambi mwiza ku buzima bwanyu, kandi ibafitiye irindi riba ifite kubafukurira. Hari urundi rufunguzo rufungura umunezero wanyu aho muherereye hose. Abadukurikiranye turabiyegereje ngo mukomeze kuza kumva abakozi b'Imana. Hafi yanjye hariho undi musore wambaye neza cyane, reka nawe atwibwire. Murakoze. Amazina ni yayandi, ni Ngabonziza David. Ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana babiri. Uko nababwiye ni babandi babiri, umwe afite umwaka n'amezi 9, undi afite imyaka 20 irenga. Kristo yagize neza. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane, nawe Imana iguha umugisha. Hari akantu ducanzemo, umutoya afite imyaka myinshi kuruta umukuru. Sinzi uko uwo byaba byarakugendekeye. Murakoze. Uwo mwana ufite imyaka myinshi ari nawe ukurikira imfura, namuhagarariye ku mubatizo. Imana yangiriye icyizere, nanjye ngira uwo kumpitamo. Nyamara hari abantu baba mu itorero benshi abantu batatekerezaho ngo n'uwo mwanya bawubasabe, ariko njyewe ndashima Kristo wantekerejeho bakampitamo nk'uko abandi babyeyi babahitamo. Imana ishimwe. Niyo mpamvu nari mvuze ngo afite imyaka 20 irenga. Nicyo cyashakaga kuvuga. Urakoze cyane, Imana ikomeze kukwagura kuba umubyeyi, ujye umujyanama mwiza. Iyo n'indi mpano nziza Imana igitanga. Rero abadukurikiye turabashimiye cyane. Aba ni abatumirwa bacu. Turi kuvuga ku jambo rivuga ngo niki gituma ingo z'iki gihe zisenyuka. Ese niyihe mpamvu? Urukundo rurahari cyangwa se nta ruhari? Reka uri hirya yacu ufite mikrofone adufashe atubwire impamvu zituma ingo z'iyi minsi zisenyuka. Ni karibu. Igituma ingo zisenyuka ni abantu tubona barataye umuco w'ababyeyi. Ute watubwira ukuntu umuntu ata umuco wa kibyeyi? Ukuntu mbibara, ubundi ababyeyi bicaranaga n'abana babo, abakobwa bakicarana na ba mama wabo, yego, abasore bakicarana na ba papa wabo, yego, kuko cyane ngo iyo utaganiriye na so ntumenye icyo sekuru yasize avuze. Ko nukuri. Mpamvu ki rero ndaza kubihuza ubyumve. Yego. Nko mu gihe twagatekereje tumaze kuba abagabo cyangwa se imyaka yo kubaka ingo iyi tugezeho, tujya duhura n'ikibazo cy'imirere mibi twahuye nayo, tugasanga dufite ikibazo giteye gitya. Igihe twakaganirije ababyeyi bakatubwira uko izabo zubatswe, twebwe tuzubaka muri viziyo. Yego. Ntabwo kirangira undi umugeni, nta muranga mbese ukibaho muri iyi minsi. Yego. Umuranga ni WhatsApp, Facebook, Instagram ndetse n'izindi mbuga. Wakubitanaho n'umukobwa ukavuga ati byibura uyu mukobwa ukuntu ameze niwe natambukana mu nzira, kandi mu by'ukuri ntabwo isura ariyo yubaka urugo, icyubaka urugo ni umutima. Bivuga ngo umuranga arakenewe mu buzima. Umuranga arakenewe muri ubu buzima. Reka twegere hino kuri David nawe atubwire koko, ese koko nibyo uko abyumva ni kubyumva? Yenda ku rundi ruhande rumwe namugarukira, kubera ko ubuzima bw'isi ya none tugezemo ni ibihe bigoye cyane. Umuntu ari guhura n'umuntu kuri Facebook, yamubona agatangira amubwira ngo bite, undi nawe bite, mubaza mwaramutse mute cyangwa se mwiriwe mute, yego turakomeye, kamanuka mubaza amakuru, mutuye he, dutuye aha n'aha,
bikarangira mwise sheri. Kwa ngo uwo muntu wise sheri ntabwo mu by'ukuri umusobanukiwe, nawe ukwemereye ko umwita sheri nawe ntabwo usobanukiwe. Icyo gihe ikibazo kibamo iyo muhuye amarangamutima cyangwa se umwanzuro mubi ukakuzamo, ushobora guhita mwubakana urugo. Abantu benshi hano hanze bari guhemukirana muri ubwo buryo, umuntu mugakundana kuri telefone, ariko kubera mwakundanye kuri telefone mwajya kubana ugasanga n'ibyo wari ufite ahubwo arabikwibye. Hari abakobwa benshi umuntu ashobora guhura nabo ugasanga bari kurira bitewe n'icyo kibazo. Hari abasore benshi umuntu ahura nabo agasanga bari kurizwa n'icyo kibazo bitewe n'uko bahuye n'ababaca intege, babiba n'ibyo bari bafite. Icyari gikwiye kubaho nk'uko mugenzi wanjye abivuze, ndabigarukaho rwose, umuranga arakenewe. Urakoze cyane. Ubushize umutumirwa wacu twari dufite yavuze ko abagabo urukundo barutatanyije bakarugabanya ahantu henshi hatandukanye, ku buryo umugabo w'uyu munsi asigaye abona umwana w'umukobwa akamukurikiza amaso, ku buryo mbese ashobora kuba yanakora n'impanuka akagwa hasi bitewe n'uko yarangariye umwana w'umukobwa, cyangwa se akabona umudamu wa mugenzi we amutambutseho ntatekereze ko agomba gukorera isuku umudamu we, ahubwo akita kureba abadamu b'abandi. Ese mwebwe niko mubyumva? We yavuze ko impamvu ingo iyi minsi zisenyuka icyo muvuzeho nacyo kirimo, ariko akenshi abagabo urukundo bararutatanyije. Mwe murabyumva mute? Hari ikibazo gihari, abantu bandaritse urukundo. Sinzi ko ubyumvishe. Abantu bandaritse urukundo rusigaye rumeze nta gaciro rukigira. Niba umugabo ahura n'umwana ashobora kuba abyaye bagakundana akamwita sheri, mu by'ukuri angana n'imfura ye, isi yarononekaye, byaracitse n'ibibazo. Ngewe mfite ukuntu narugereranya urukundo muri iyi minsi, abantu ukuntu bari kurufata, mfashe mugenzi wanjye, ni nk'uwajya kurangura toni y'ibisheke, warangiza ugacamo utugingo, warangiza ukajya nko muri Nyabugogo, muri gare ya Nyabugogo, noneho ugahita uhereza buri muntu akagingo, warangiza ukagenda bagahita bakubaza ngo mbese uwo ukunda cyane muri aba n'uwuhe? Ngewe niko mbyumva. Wumva ko nyine abantu urukundo rwuzuye ntago rukihaba, namwe niko mubyumva? Ni akagingo k'igisheke. Muri icyo avuze, nk'uko abivuze, ugiye ukagura igisheke cyangwa se ugafata ingingo ukazigabanya abantu. Urabona muri gare ya Nyabugogo hepfo tugirayo abantu benshi. Hari abajya mu ntara y'Amajyepfo, hari abajya za Rubavu, hari abajya za Cyangugu, hari abajya bagenda impande zose. Ubaganyubanyije kiriya gisheke, mu by'ukuri ntabwo wazamenya ngo wahaye nde w'imyenda, kandi buri muntu agendana icyo wamuhaye. Kuko ngo icyo nari mbivugiye, abantu bandaritse urukundo. Impamvu muri iki gihe abantu bari gukundana urukundo rw'irari rudafite ikindi rushingiye kuri target, ivuga ngo uyu mwana w'umukobwa ngiye kumukunda, niba no ku ishuri bamubwiye ngo taha, byibura ntanga ayo mafaranga ariko mwereke ko mwitayeho. Icyo ngamije nta kindi, ni ukumwambura ubusugi bwe cyangwa ubwari bwe. Noneho kubera yuko ari urukundo rw'irari rukaza ruteshejwe agaciro, ukagenda ugakunda ibidakundika, umukobwa nawe ugasanga yakunze ibidakundika, ugasanga umukobwa afite 17, 20 ariko ari gukundana n'umusaza wa 50, 60. Nta kindi, ni uko urukundo abantu barwandaritse barufata uko rutari. Ubundi mu nkundo habamo 3. Ngenda ngewe nizo nzi, hari abahanga badusumbye ariko ushobora kubuza usobanukiye ko ngewe izo mpamya ni 3. Hari urukundo rw'ibanze rwa mbere rwapfira abandi, hari n'urukundo rwa kivandimwe, uyu turavukana, uyu ni mushiki wanjye, uyu turabana. Urwo rukundo narwo rubaho. Urukundo rwa gatatu ari rwo rubi, rusenya isi ya none, rubujije abaturage amahoro, rubujije igihugu amahoro, rubujije abagabo n'abagore kubaka, urw'irari. Urwo rukundo rw'irari, iyo umugabo yamaze kurugeramo, niyo abonye umugore we, rwa rukundo Imana, ijambo ry'Imana ryatubwiye hano ngo umugabo ategetswe gukunda umugore we.
Befeso 5:25 siko twasomye mu bushize niko twasomye. Niba Imana yaramutegetse kumukunda, iyo yamaze kurwandarika kuko urwirari rwamugezemo atangira kurunyanyagiza. Iyo rero yarunyanyagije, babiri ni ukuzuzanya, intoki ebyiri ni ukunabana, ni ugufatanya muri buri kimwe cyose. Igisabwa ni iki? Ni uko twagira ibyo tureka, ibi byo kwandarika inkundo, gufata uko ibintu bitari. Wabonye umwana ndamukunze, ubonye umudamu ndamukunze, ubonye ibi ndabikunze, niho uzashiduka, ushiduke wamaze kwandura indi mico igutera kuba watandukana n'urugo rwawe cyangwa se watandukana n'umudamu wawe. Icyo nagusaba ni uko urwo rukundo rw'irari rwose kuba rufite mudukurikiranye, mugende mwige gusenga mu rusengere, Imana ibahereza urukundo rufite intego. Akoze cyane, uvuze ijambo ryiza cyane ngo irari rirasenya cyane, risenya ingo. Kenshi sinzi niba irari riba mu bintu bitandukanye. Hari nk'abantu bashaka kubona umuntu yambaye neza akararikira nk'ikintu yambaye, cyangwa se wenda nk'umudamu utwite akararikira ibintu bijyanye no kurya. Ese sinzi wadusobanurira ukatubwira irari washatse kuvuga ni irihe? Irari navuze, urukundo rw'irari ni urukundo rugamije ubusambanyi. Kuko kurarikira ko turarikira byinshi. N'umubyeyi ararikira atwite, bikaba ngombwa ko ararikira amata cyangwa se ararikira ibintu nk'ibyo bitandukanye, akararikira ibintu bigiye bitandukanye. Ntabwo urwo rukundo navuze ari urukundo rwo kurarikira imyambaro, rwo kurarikira ibindi. Oya, ni urukundo cyane cyane twabivuze dushingiye ku ngo zubatswe muri iki gihe. Niba rero tuje mu ngo tugafatira riri mu ngo zitandukanye, nta rindi rari ririmo uretse kuba gusa umuntu yareka uwo bari kumwe, urukundo rw'agaharo rukamuvamo, agahita areka uwo bari kumwe agatangira kujya afata hirya no hino. Urakoze cyane. Reka tubaze David wundi, hari ukuntu irari nyine uko ndyumva, hari abadamu benshi bashaka imbaraga mu rugo abagabo babo badafitiye ubushobozi. Ugasanga nk'umudamu wenda aturanye n'umumama wenda Imana yagiriye neza, yazengereje abazimu, akaba yemerewe kujya gufata muri shop runaka igitenge akambara urukweto ruhenze, ariko wa undi kwa ko ubushobozi bw'umugabo we butamwemerera kuba yakwambara urwo rukweto, hanyuma akaba yararikira nk'urwo rukweto, bikatuma wenda yabisaba umugabo we, umugabo akabibura. Ese bo nta mahoro makeya bateza bitewe n'icyo kintu cyaba cyabaye mu rugo rwabo? Reka twakire David hirya atubwire. Twari turi kuvuga ku kintu kijyaniranye n'urukundo. Urukundo ni ingenzi mu buzima, gusa byo ngewe hari ikintu nibaza. Ese koko abo bazimu baba barapfuye cyangwa baba bakirimo? Baba barazengereye. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba afite ibyo kurya mu nzu, afite igitenge mu nzu, urugo rwuzuye, ariko kubera ko atamenyereye kurya indyo imwe, akumva yuko ashaka ibogare, agashaka umuntu ushoboye, cyangwa se amafaranga yinjiza mu nzu akabona adahagije, akumva ko yajya kuyasambaniraho. Icyo ni ikintu kiriho. Urukundo njyewe ahubwo ndumva uwo muntu ntabwo abadayimoni bapfuye, ahubwo baramusabitse. Abo ngabo bagakwiriye kuza, ahubwo bagakwiriye kuza nk'abasengera, ukabaramburaho ibiganza, n'abaramburaho ibiganza, kubera ko initegereje aba badayimoni ni abadayimoni. Umudayimoni wa mbere afite ni ukutanyurwa. Icya kabiri, uwo afite umudayimoni w'intambara. Icya gatatu, afite umudayimoni uyu we ni n'umutindi. Wenda reka tubivuge gutyo, ariko abantu, urugero turimo kuvuga ku kintu kijyaniranye. Niyo mpamvu uriya muntu ufata telefone, halo bite amakuru, uri hehe, ati nukuri sheri unyihanganire ubu tuvugana ndi mu gikoni, kandi ubwo mu gikoni yamaze kurenga, yagiye gusanganira undi mugabo.
urabyumva yego wamuhamagara sheri bimeze bite se nkuzanira gaki ati nukuri kose unzanire shokora wajya kumva bya bintu byose ntibimunejeje ntibimubaniye ugasanga ni abadayimoni yifitiye imyuka mibi ahubwo iyo ni iya karande no kuba cyubatse simbizi. Niyo mpamvu aba bantu unasanga banafite n'abagabo beza, ni ukuri usanga bafite abagabo beza. Umugabo ugeza saa 12 niba atahuye n'akazi ugasanga saa 12 ari kwirukanka avuga ati reka ngende njye mu rugo abantu bari kunshaka njya kuganiriza abana, ariko we yahura n'akazi ugasanga arimo kugenda amubwira ati sheri unyihanganire ndakwinginze mbabarira hari ibyo ndimo gatoya akazi kabaye indyankurye. Akazi kabaye indyankurye icyo kintu ni igiki? Yego. Hanyuma rero ngewe kugira ngo mbyumve aho ngaho nibwo wa mugabo azataha yasanga umugore ubwo namaze gufata wa mukobwa na ya mico yose namushimye namugejeje mu rugo atangiye kumpinduka gutyo. Ni kwa kundi ufata agasenda ugashyira mu sosi wari uri kumva ugashaka ariko warenza isosi kakunanira. Nawe rero umugejeje mu rugo wabonaga ari umuntu w'icyubahiro, icyo gihe ugasanga urukundo mwari mufitanye rurangije iminsi ibariye ku ntoki. Ngewe numvaga uyu mugabo ngewe ndahangaha yakomotse ku mugabo. Yego. Namugandukire namuhindukirire niyemere yemere imbaraga zafite yuko babe hafi. Niba nta mbaraga afite, niba nta bushobozi afite, niba uko ari kose wamukunze umureba, hariho n'abandi benshi aho kugira ngo wite ku bihe murimo banza wite ku bihe kwita kubo wamenye nyuma ye. Banza wite ku bihe mwabanje kugirana, kubera ko ibyo ngibyo numara kubitekerezaho by'igihe cyatambutse igihe cyanyu cyabahuje kirahita kiguhereza imbaraga zo gukomeza uru rugendo mutangiye ubu ngubu. Urakoze cyane. Ako kantu uvuze nibyo. Hari ukuntu abantu bajya bashakana bari hasi, abantu benshi bashakana bari hasi, ariko Imana ikagenda ibazamura bitewe n'ukuntu bahuje, hanyuma byagera ruguru ugasanga umwe Imana imuzamuye kuruta undi, hanyuma akabasha kuzamuka akizamura kuri mugenzi we, akibagirwa ko icya gihe yari ari hahandi atagaragara yaba yaramugiriyemo uruhare kugira ngo abashe kugaragara. Rero abo bantu benshi batandukanye bagiye bahura n'izo mpamvu zitandukanye, akaba atarafite ubushobozi bwo guhura n'umukobwa mwiza ngo amugurire fanta, yaba yahuye n'uriya bagahuza bakaganira bagashyira hamwe imbaraga zabo, yagera hejuru akabona abandi bamurenze. Abo bantu rwose mugerageze kwisubiraho, ntabwo ari byiza. Mugerageze kubaka umutima wanyu, mushiremo urukundo rwa mbere, kuko urukundo ntiruhinduka, urukundo ntabwo rucagagurika, urukundo rufite imbaraga, urukundo rukunda umuntu uwo ari we wese, ntabwo rurobanura ku butoni. Ariko dufite mugenzi wacu hari ikintu ari bubivugeho kuri abo bantu bagenda bahinduka umunsi ku wundi. Imana yabagirira neza barangiza bagahinduka bagenzi babo. Sinzi uko nawe wabyumva. Icyo mbivugaho, abantu muri kamere yabo bagizwe no kwibagirwa vuba. Umudamu cyangwa se umugabo mujya gushakana, mu by'ukuri abenshi baba baziranye, noneho hakabaho kwihanganira ubukene bwo ku mpande zombi. Umugabo akihanganira ubw'umukobwa, umukobwa akihanganira ubw'umugabo. Muri kwa kwihanganirana bakabana bataramenya icyo Imana ibagambiriye, kuko ubundi iby'ejo ntabwo tuzi ngo bimeze bite. Uyu mwanya dushobora kuba turi aha ariko ejo tukazaba turi n'ahandi. Kuvuga ngo ntabwo tuzi, Umunyarwanda yaravuze ngo bucya bucyana ayandi. Iyo
umwe muri bo agize nk'amahirwe yo kubona akantu kamuzamura, abenshi rwose barahari, ntabwo ari byo gushidikanya, byo ndanabihana. Kubera iki impamvu bahari? Arabona akazi keza kamushimishije, mu kazi bajya bamubaza ngo mbese ugira umudamu, akavuga ngo ntawe ngira, agatangira guhakana ko afite uwo bafatanije iyo nzira. Umudamu nawe bamubaza ute se ko tubona wimeza nk'umukobwa ufite umugabo? Iki nta mugabo mfite. Kuri telefone ntibikuyeho kubwirana ngo sheri waramutse ute. Umuntu udahamirije mu bandi ngo wemeze ko wubatse cyangwa se ufite umugore cyangwa se ufite umugabo, simpamya ko no mu buryo bw'ubwirinzi hamwe Yosefu yahuriye na muka Potifari ushobora kuhasimbuka amahoro. Urabutamu ntabwo waba utamuhamirije hariya ngo kwa ba Potifari iriya hepfo ku mudamu uzabigireho akabanga. Oya, rero icyo mbona niba Imana ibagiriye neza rwose kabahindurira ubuzima, menya ngo uramufata akaboko, niwe mwacanye inshuro, niwe mwahinganye, niwe mwararanye ubusinzara, niwe mwahuye n'ibibazo bitandukanye, mwambara ubusa hamwe, igihe Imana ibateye iteka ikabibateje imbere, menya ngo ngomba kuzamukana n'uwo twakundanye. Ubundi bitunaniza iki? Ese bamwe bibananiza iki? Naomi ko we yemeye avuga ngo ariko njyeweho nkurahije ukuri ko aho uzagwa ariho nzagwa. Si umukobwa kuri nyirabukwe, niba we yarabyemeye akavuga ngo mbona ntacyo bitwaye tuzapfana, akabyemera nta wundi mugamba ari urukundo gusa, urwo ni urwa kivandimwe, rwa rundi twabanje ruguru muri za zindi 3 twabonye, rwakwemera kwitangira undi. Menya ngo niba hari aho muvuye hari naho mugeze, iyo ntambwe muteye murayiteranye, mwarasonzanye, mu mwambaro ubusa hamwe, mutukwa hamwe, mugayika hamwe, mwicwa n'inzara mu buryo butangaje. Icyo gihe niba mwarabyihanganiye, menya ngo niba ari aho mugeze ugomba kuzirikana ko hari ubwo buzima mwabufatanije. Wimuhakana ngo nuko ugeze mu bandi beza. Ku ishuri wiga niba Imana yaguteye iteka ugasubirayo, ubonye abakobwa beza baturutse mu mijyi za Kigali n'ahandi barimo beza, ugatangira bate ya uyu niwe sheri wanjye, bakubaza ati siko twumvisha amakuru ko wubatse, tereka reka ntabwo nubatse sindanashaka. Byo ni ibigambo by'abantu, ukoze ikosa. Hamiriza umukunzi wawe, ikizagutera ibyo byose kumuhamiriza ni rwa rukundo twasomye Abefeso 5:26 twasomye ubushize ubwo duheruka ahangaha kuri channel ya Muhoza Divine. Ubwo duheruka gutumirwa niho twasomye umugabo ategetswe gukunda umugore we, kandi ntabwo ari ahatagaragara n'ahagaragara, impande zose, aho ngaho abantu babona, ahataboneka, aho hose usabwe kumukunda. Kuki se watadukunda? Urakoze cyane, reka nshimiye atubwire kubera iki umugore we atakunda umugabo. Jewe numva yuko icyo kintu aho ngaho ni ingingo ibarengera. Ariko Bibiliya yatubwiye ko umudamu agomba kugandukira umugabo, bivuga ngo umugore ashinzwe kubaha umugabo we, bikamubera ikimenyetso cyo kuba umugabo we abasha kubona ko amukunze. Ariko uyu munsi hari abadamu benshi batakibasha kugandukira abagabo babo, ibyo nabyo ntitubyirengagize. Ugasanga umugabo aramubwira ati genda unkorere kariya kantu, aho ati yose wakikoreye. Abo bantu babaho nabo, ariko Imana ibabarire kandi tubashishikarije kwikosora muri iki kiganiro. Reka mujye mwigiramo ibintu byinshi bitandukanye, kubera kuko harimo amagambo y'ubwenge kandi ubasha kwigiraho gahinduka. Reka nshimiye atanga igitekerezo, nshimiye ufite mikrofone ku bantu b'abagabo cyangwa se abadamu, uko byumva inama wabagira. Umugabo udakunda umugore we, umugore utagandukira umugabo, bagira inama. Ngewe inama nagira aba bantu, ndashaka kubabwira ngo ibintu bidusenye, twese dushyira agapira hasi dukine. Kubera iki? Uwa mbere, ubundi aba bantu uko ari batatu, umugore,
ubwo ngewe kuko ndi umugabo mbaye nivanyemo umugore n'umwana hanyuma nanjye inyuma wa gatatu. Aba bantu bahuriye ahangaha, papa nawe mama, menya yuko uyu mwana mwabyaye arabacumbikiye. Ubu habonetseho kuvuga ngo umwe najya iwabo n'undi ajya iwabo, umwana niwe wasigara mu nzu murimo kuko niho iwabo. Umwana yasigara iwabo, umwe akajya ukwe n'undi akajya iwabo. Ubwo papa akajya kwa mama we no kwa se, n'umugabo akajya kwa mama we no kwa se. Ubwo utamufite akisura, ubwo umwana yahita asigara, umwana yahita atsinda. Akaba inama wabagira noneho ni kugira ngo babashe kubana n'abana babo. Ikintu kiriho nibahurize ku mugambi umwe batangiranye. Icya kabiri nibatungwe na Mbabarira. Yego, Mbabarira no gushimira. Reka tubibaze David, hari ukuntu umuntu ngo kera umugabo ubundi ngo ntago yemerewe gusaba imbabazi, nibyo? Ngo nta mugabo usaba imbabazi. Ibyo navuga ko ari nko kwibeshya. None se ari icyubahiro kibuza umuntu gukora icyaha? Nta cyubahiro kibaho gituma umuntu atagwa mu kosa. Umuntu uri kujya kureba bakakubwira ikosa yakoze, wareba nuko abenze nuko asa, ugasanga ntibihuye rwose, birahabanye. Urakoze cyane. Ubwo bivuga ngo abadamu n'abapapa mwese, ari umupapa agomba guca bugufi, ari umumama agomba guca bugufi. Ngewe ngacira bugufi umugore cyane. Kubera iki? Uyu mugabo n'ubundi ubushize ubwo duheruka ntabwo twahuzaga kuri iki kintu. Ntabwo ngewe nabyemera. Niba umuntu afite umutwe agomba kuba afite n'igihimba. Tuzongera tubatumire mutubwire uburyo mutagikunze kumvikana. Turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro cyacu nakagaruka, ubwo tuzongera tubatumire mugaruke n'ubundi mukomeze gutanga ibitekerezo uko mubyumva. Namwe mudukurikiye turabashimiye cyane. Imana y'amahoro ikomeze kubungura byinshi tutabashije kuvuga, twe turi kuvuga nk'abana b'abantu, ariko Imana ivuge nk'Imana, ibashe kubaka imiryango myinshi itandukanye, kuko Imana ikunda umuryango uhuje. Imana y'amahoro rero ikomeze kubashyigikira muri byose. Murakoze.